nimba hari ibintu Imana ije guhagurukira ni abagore batwaye abagabo b'abandi. Umva mama, urabe umugabo wicaranye ari Imana koko yamuguhaye. Imana arambwiye ngo abagore ba forode n'abagabo ba forode, yarambwiye ngo subiza umugabo w'abandi hakiri kare. Nimba uzi ko hari umugore watwariye ibye, ubusubizayo wihuse, kuko ibintu Imana izabakorera. Imana arambwiye ngo nzabababaza kuruta uko bambabaje, kandi ngo umubabaro nzabateza. Ngo umubabaro, reka nkubwire, umubabaro uzarenga uruhu, urenga inyama, urenga igufwa, winjire mu misokoro ukayamanika, yamanike ntaho uri. Nimba hari ibintu Uwiteka Imana ya Isiraheli idateze kwihanganira, ni ikintu bita forode. Imana irashaka ko umuntu wese atunga ibintu birimo ubuhamya, haleluya, ku buryo uhagarara ku ruhimbi ukavuga uti ndashimira Imana ko yangaburiye. Yajya kureba ikabona nta shuga dadi wadodoye ninjoro abana basinziriye, akakuzanira envelope y'amafaranga, ubundi ugahita umwishyura nyine. Ntimubizi se bamwe? Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndabashuhuje kandi twari dukumburanye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Nizere ko muri bazima kandi nizere ko muri amahoro. Nubwo icyorezo kigihari, nubwo abantu bakomeje kwiyongera, abandi bakaba barimo barapfa, ni ukuri nimuhumure, Imana yacu irahari. Ndabahumurije nimukomere, ntago covid ariyo yonyine ihari, n'Imana yacu irahari. Kandi ntago urupfu ari rwo rwonyine ruhari, no kubaho birahari. Ntago guhomba ari byo bihari, no kunguka birahari. Uko biri kose, kuba ukuboko kw'Imana yacu guhari, ntimugire ubwoba. Ntago Satani ari upanga wenyine, n'Imana irapanga. Rwose nimutake nk'abatagira Imana, kandi mumenye ko Imana ariyo ireberera isi yose. N'ibi bihe turi kunyuramo Imana irabizi. Ntimuheranwe n'ubwigunge no kwiheba, nimuhumure, ntago muzapfa, ntimuzicwa n'inzara, ntago muzahomba ngo mupfe. Nimunahomba muzunguka, nitugira ibyo tubura, Imana izaduha ibindi. Mumenye gusa ko nta kibazo kuko Imana ihari. Ndabakunda cyane abakurikirana Mama Sharirene Official. Ndabakunda abantu mwese, uko mugenda mukora subscribe, uko mugenda mukora share, nuko mugenda mwandika hariya hepfo kuri comment, n'inama n'ibitekerezo mugenda muduha. Muraba agaciro ku buzima bwacu. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi ibyo mutubibamo Imana ijye ibibabibamo. Amahoro mudushakira Uwiteka ajya yabashakira. Iterambere mwifuza ko tugira Imana igira ibaha, kandi ikiruta ibyo byose ikomeze kwaguka mu ubwami bw'Imana, bukomeze bwaguke muri mwebwe. Hanyuma rero ndabashuhuje abari mu Rwanda, mu ntara zitandukanye, abari mu bihugu bitandukanye, abazungu n'abirabura, abadukurikiranye muri kwisi ahantu henshi. Turabashuje muri iki gitondo tubabwira ngo amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turasuhuza cyane abashinzwe umutekano muri ibi bihe, bafite akazi katoroshye, kurara bagenda amajoro n'amanywa, kuvunika cyane mu buryo bwo gushyira abantu ku murongo kugira ngo icyorezo kidakomeza gukwirakwira, kandi tujye tubafasha. Rwose mwabantu mwe, mujye muza dufatanyikanyize. Nta mupolisi wigeze uzana iki cyorezo, ntabwo ari Kabera wakizanye, ntabwo ari igihugu cyacu cyakizanye. Mbese tujye dufatikanya rwose pe. Niba tubwira kwambara agapfukamunwa, nta nubwo baba bakwiye kubitoza abana. Twebwe abantu bakuru dukwiye kwibwiriza tukambara agapfukamunwa neza, kandi dukwiye kwibwiriza tugashyiramo metero ndetse tugakaraba, kuko ariya na amahoro bashaka y'ubuzima bwacu. Tujye tunabafasha, two kubarushya ngo tubafatanye n'iri zuba. Nimba uzi ko mu kigega cyitwa kwigira nta mafaranga urashyiramo, ukaba uzi ko muri iyi mihanda nta poto wari wagura, nawe ujye ugira uruhare rwo kugirira abantu neza, kuko wirinze corona ntiwandure. Iyo wanduye wanduza n'abandi. Tujye tuba mu mwuka, tube no mu mubiri. Ikibi ni ukuba mu mubiri urwanya umwuka, ariko umubiri utarwanya umwuka nta kintu utwaye. Hanyuma ikindi, twibuke gusenga. Twibuke gusenga Imana. Tumenye ko hejuru y'agapfukamunwa, hejuru ya metero, hejuru yo gukaraba cyane, hejuru yo kwirinda, hari imbaraga z'amasengesho. Hari imbaraga z'amasengesho hejuru y'ibyo byose mvuze. Byose tubikore, twirinde kandi tunasenge.
abaganga rero nimukomere muhumure tubari inyuma mu isengesho. Abarwayi namwe nimukomere, ntabwo Imana yabakweho amaboko. Namwe abarwaje, abari mu kato, abari muri guma mu karere, abari muri guma muri quartier, abari muri guma mu cyumba, mbese zaguma ni nyinshi. Ariko nukuri ngiye mba numva twagira ihumure kuko nzi ko Imana ni ijisho rigari rirebera igihugu cyacu ndetse n'abaturanyi. Twagarutse rero, nago uyu munsi tuganira ijambo ry'Imana gusa, ahubwo nje kubaha ubutumwa, kandi ubutumwa mujye mubutandukanya n'ijambo ry'Imana. Ubundi umuntu ashobora kwigisha ijambo ry'Imana agatanga ingero z'ibyazi n'ibyo yumva n'ibyo yasomye, ariko iyo ari ubutumwa Imana yaguhaye ntuba wemerewe kongera, ntuba wemerewe kugabanya. Impamvu ubu butumwa ashaka kububaha, harimo ababuzi, hari n'abazi buke, hari n'amasede. Murabizi nigeze nkora igiterane muri 2015, nakoze igiterane sohora amasede nifite amashusho, volume ya mbere n'iya kabiri by'ubwo butumwa bwari buke, kuko mfite ubutumwa bwenda kugera muri 40. Hanyuma nifuje kubunyuza kuri Mama Charlene official, twari tumaze gukora episode 8, urumva ziracyari nke. Uyu munsi turavuga kuri episode ya 9, nzagenda mbubaha buhoro buhoro kugeza bwose mbutanze mu bukurikirane. Ubu butumwa nagiye mbuhabwa mu bihe bitandukanye, kandi nagendaga mbuhabwa kubera impamvu. Hari imvururu zazaga mu itorero, Imana igahita intuma. Hari igihe nabaga nicaye ndi nko gusoma Bibiliya cyangwa nibere no mu kazi kanjye gasanzwe ko mu rugo, nkumva Imana irambwiye, ijwi ry'Imana ikavugana nanjye, genda ndashaka kugutuma, genda wandike. Mfite agenda nyinshi cyane, izashaje, iza 2015, iza mbere zaho zirimo ubutumwa. Hari ubwagiye busohora, hari n'ubundi buzanasohora. Niyo mpamvu nifuje ko mbagezaho ubutumwa, mu butumwa Imana yampaye bwitwa ngo forode mu itorero. Ubutumwa bwitwa forode mu itorero nibwo butumwa tugiye kubaha uyu mwanya muri amasaha. Ubutumwa bwitwa forode mu itorero. Murabizi ko twagiye dutanga ubutumwa bwinshi ku macana atandukanye. Hari ubwitwa ngo kuki basenga ntibahinduke, hari ubwitwa ngo ibi bintu turimo bifite nyirabyo mujye mubyitondera, hari ubwitwa ngo kuki bamenye isaha isoza amateraniro ntibamenye itangiza amateraniro, ubwitwa ngo yikorera uzayikenera, ubwitwa ngo amazi ya kera niyo mazi y'ubu nibiroha, ubwitwa ngo mu mishinga ufite ujye uteganya no gupfa, ubwitwa ngo ubufindo mu bubatse. Bureke mbabwira, Imana yarantumye kandi ndayishimira ko yantumye. Impamvu yantumye nuko ibakunda, muri abana b'Imana. Ubutumwa bwitwa ngo ubufindo mu bubatse. Ubwo butumwa Imana yambwiye ukuntu abagabo barira muri baze ngo n'abagore bakarira muri soprano, kandi ngo amarira y'abagabo n'abo bagore nta n'umwe ushobora kwemera ko yakoze icyaha. Ariko irambwira ngo ibyananiye abashumba bikananira abapasiteri, ibyananiye leta bikananira abavoka, ibyananiye imiryango bikananira abantu bose. Ndavuga ibyananiranye n'ibi byo mu ngo. Usanga umugabo yarize nyine, ati mfite umugore akarira muri baze, umugore nawe akarira muri soprano, wese umugabo yaranjujubije. Nangira ngo mbabwire ngo baze na soprano Imana izi kubitandukanye. Yarambwiye ngo ibyo abantu bakoze bose byakorewe ku birenge by'Imana, ngo ije gukoresha ubufindire wagize uruhare mu isenyuka ry'urugo rwe. Ni nayo mpamvu wikibaza ku mugabo, wikibaza no ku mugore, kuko Imana nibitwikurura izabishyira ahagaragara, ukuri kujya ahagaragara. Ni nabwo Imana yambwiraga, nubwo atari bwo ngiye gutanga, nibwo nintanzeho urugero. Ni nabwo Imana yambwiraga ngo nyirabayazana arazwe. Imbwira ibintu izakorera abagabo bananiranye b'abakirisitu, imbwira n'ibyo izakorera abagore. Nzabaha ubu butumwa bw'ubufindo mu bubatse, ndaza kububaha, nzabubaha nabwo, kuko ntago ndi bubureke. Numva nuzuye umwuka kugira ngo ntange ubutumwa kuri iyi cano, n'umuntu wacikanywe kubwumva ahandi abwumve. Imana yambwiye ikintu gikomeye izakora. Yarambwiye ngo izafata uwo mugore wawe watesheje agaciro kamugira itorosho, kandi yaramuguhaye kugira ngo ahinde kuba umugisha. Irambwira ngo izamufata imuha undi mugabo,
irongera irambwira ngo izafata uwo mugabo wawe watesheje agaciro kandi yamuguhaye ubabaye, izamufata imuha undi mugore. Muri make gahunda y'Imana imbwira ko Imana igiye kunyaga abantu ibintu yabahaye ariko batabikoresheje neza n'abanyuriragamo. Uyu munsi rero turaganira ku kintu bita forode mu matorero. Forode biforodana abantu bafite. Reka turebe ijambo ry'Imana n'ubutumwa ngiye kubaha rero. Turebe muri Yeremiya 8 umurongo w'9. Abanyabwenge baramwaye barashobewe kandi barafashwe. Abanyabwenge baramwaye barashobewe kandi barafashwe. Dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo ni bwenge kisi. Nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi, n'imirima yabo nzayiha abazayizungura. N'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku muto ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi. Ubundi naha nari nkeneye cyane. Uhereye ku muto ukageza ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi. Niyo ntego y'ubu butumwa naha. Uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro ariko rero nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa. Igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, ni ku Uwiteka avuga. Nzabaseka, nzabatsemba rwose. Nta maseri azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini, n'ibibabi bizaraba, kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, ni ku Uwiteka avuga. Gushaka indamu mbi niyo ntego y'ijambo rijyanye n'ubu butumwa Imana yampaye. Ubutumwa bwitwa ngo ubufindo mu itorero. Nani forode mu itorero. Forode, ese forode ni iki? Kuvuga forode muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda biri bwumvikane, kuko mu bintu leta yahagurukiye ikintu bita forode. Hanyuma burya hari ibintu Imana igihuzaho na leta, hari ibintu by'umubiri bijya guhuza n'iby'umwuka. Mureke mbabwire, nta kuntu nimba forode imunga ubukungu bw'igihugu, mbabare nimba mbivuze nabi, nimba forode imunga ubukungu bw'igihugu mu gihugu, leta igahaguruka ikarwanya forode, bagashyiraho ibihano ndetse no kubafunga rugeretse na amande, bagahigwa. Nimba hari abantu bahigwa bukware, ni abantu binjiza forode. Kuko forode ziramutse zibaye nyinshi mu gihugu, iterambere, aya mashanyarazi twiratana dufite, kandi koko dusige ducana amashanyarazi, aya mazi ahantu atari amazi, hatabaga amazi yarahageze. Ibi bitaro, aya mashuri, kwegereza umuturage ibikorwa n'ubuyobozi bukatwegera, byose bituruka kuko abantu batanze imisoro. Ni nayo mpamvu nawe ukwiye kubyinubira. Nababwiye ngo umuntu udatanga imisoro hameze nk'umukirisitu udatanga icya 10. Imisoro yubaka igihugu, hanyuma icya 10 kikubaka itorero. Hanyuma nimba abantu bashaka gucuruza mu buryo bwa forode, bakinjiza ibintu bidasoze, barimo gushyira ubukungu bw'igihugu hasi. Hanyuma mbabaze, Imana yo mu ijuru iba ariyo ikingurira ibiforodano byinjire mu rusengero. Hari ubukungu bw'umwuka, hari iterambere ry'umwuka rigenda rimungwa kubera izo forode z'abakirisitu. Imana irambwira ngo ugenda umbwirira umuntu wese ubitse ibiforodano, ufite ibintu bya forode, abamanika amaboko hakiri kare. Wari wabona ukuntu ibintu bita gutangisha umuntu horeme, ni horeme niko ukayamanika, yamanike ntahuri. Nimba hari ibintu Uwiteka Imana ya Isiraheli idateze kwihanganira, ni ikintu bita forode. Imana irashaka ko umuntu wese atunga ibintu biri mu buhamya. Haleluya. Ku buryo uhagarara ku ruhimbi ukavuga uti ndashimira Imana ko yangaburiye, yajya kureba ikabona nta sugar daddy wadodoye ninjoro abana basinziriye, akakuzanira envelope y'amafaranga, ubundi ugahita umwishyura nyine. Ntimubizi se bamwe? Imana irashaka ko dutunga ibintu biri mu buhamya. Imana irambwira ngo ifite umubabaro
ukuntu abantu babitse ibintu by'ibiforodano bagashaka no kubaho mu buzima bwa forode. Irambwira ngo igiye gusenya, igiye gukubita, igiye gutesha agaciro ikintu bita forode. Mureke rero mbabwire, ubu butumwa mbahaye uwabukurikiranye mbere muri 2015 na 2016 akaba ageze muri iki gihe, iyo mvuze forode arabyumva, kuko mu bintu Imana yavuze ko igiye kwambura abantu forode zabo. Hari abantu yamaze kunyaga, hari abantu bahuye n'akaga kubera kutayamanika. Imana irambwira ngo ihagurukiye ikintu bita forode mu itorero. Ubu butumwa bwa forode mbumaranye imyaka igeze mu 9 ndimo kubutanga, imyaka 9 ntanga ubutumwa bwa forode mu itorero. Imana irambwira ngo abantu benshi bafite ibintu batahawe n'Imana. Imana irambwira ngo ije kureba ibyo mutunze aho mwabikuye. Imana irambwira ngo abantu bafite amamodoka y'amaforodano ya forode. Nutunga imodoka wabonye mu buryo bw'uburiganya, ugatunga imodoka waratse amana amafaranga ntuyabishyure, ukumva ugomba kwitwara mu modoka kandi hari abantu bakugurije amamiliyoni wamize, ujye umenya ngo iyo modoka uri kugendamo ni forode. Nimba watse umuntu amafaranga utaka modoka kashaje, reka nkagurishe nongereho andi nguri yindi, ayo mafaranga wagujije ntiwayashubije. Wicaye muri iyo modoka uravimvira, uwo uri kurikuza uri kumuriza kuko wamwambuye. Nje kukubwira ngo iyo modoka ni forode. Ibintu by'ibiforodano ni ibintu abantu batunze Imana yo mu ijuru itigeze ibaha. Imana irambwira ngo nje gutesha agaciro ikintu bita forode aho ziva zikagera. Reba inzu wubatse, urebe uburyo wayubatsemo n'uburyo yitunzemo, nimba nta nyanga ririmo. Ikindi, reba imodoka ugendamo, ntago ari inforodano. Ndashaka nkubaze Nyiramwiza wowe sister, umukristo, umukozi w'Imana, umuririmbyi, umukristo usanzwe, telefone ufite wayikuye he? Nta kazi ugira, niwanyu sibo bayikuguriye. Iyo telefone ni umuntu Imana yakoresheje arayigura, cyangwa nyine hari ukuntu wabigenjeje? Tima kabizu rwose sheri, nzahita nkugurira taci, rega ndabazi kandi n'Imana irabazi. Umuntu ugasanga afite telefone igura 300,000, yakihengeka agasoma navuye kuririmba, yakihengeka akajya gusambana. Iyo telefone utunze muri ubwo buryo ni inforodano. Umuntu akaba hari umukobwa ugasanga guhera ku rukweto kugeza ku gitambaro afite umugabo umwitaho wundi mugore, akakwitaho nawe ukamwitaho, ntubizi se nyine kumwe mujya mubigenza. Ejo akakujyana ukajya gushopinga, wambaye urukweto rw'uruforodano, uwambaye ijipo ya forode, n'icyo gitambaro ni forode, amavuta wisiga ni forode, parufe witera ni forode, amafaranga ugira kuri mobile money ni amaforodano, kuri mobile money ni amaforodano. Forode ni ibintu dukura mu buryo budakiranuka, ariko ikintu kitari forode ni ikintu ijuru ryatekereje Imana ikakiguha giciye mu nzira zayo zikomeye, kuko ari nazo nzira idutungiyemo. Umuntu akabaho akaba ku kazi k'agaforodano. Ndabasobanurira forode uyu munsi kuri Mama Charlene official. Umuntu akicara ku kazi, ako kazi wicayemo, ibyo wakoze mbere yuko ugakora, urabizi ko nta n'ikizame wakoze, waratsinzwe, batsinze barataha, wowe watsinzwe ukagumaho, avance watanze urayizi. Hari za ruswa ziravuga ngo ruswa z'igitsina, ndabizi abakristo benshi murazitanga. Ubwo najya ngo akazi ka forode. Kuba rero wakemera kuba n'inshuti na nyiri company, uko agushatse akakubona, warangiza ukicara kuri ako kazi ugahagarara ku ruhimbi ngo ndashimira Imana ko yampaye akazi. Ntago ari Imana yakaguhaye, ni shitani yakaguhaye, wagaheshejwe n'amagara yawe. Ako kazi ni agaforodano. Wowe ufite akazi, ufashe amafaranga ugiye guhirika umuntu mu mwanya we, uyahaye boss we, bamuhaye dosiye, urupapuro rumwirukana nta kosa yakoze, ukicayemo kandi uzi ko umuntu wavuye kuri ako kazi ubifitemo uruhare. Imana aramwenga ako kazi ni agaforodano, ntago wagahawe n'Uwiteka. Abantu bafite ibiforodano, ugasanga abantu bafite ibibanza bagiye bahuguza, amasambu bambuye abandi, imirima bambuye abandi. Imana
burya izi ukuri kose nubwo watsinze mu rukiko ariko Imana irabizi ko ibyo utunze atari ibyawe. Abantu mwirinde ibiforodano, ujye wirinda no guforoda abakiriya. Yigo nubona umukiriya atari uwawe ujye uturiza mu iseta yawe haza uwawe, ntugashaka ibiforodano by'abakiriya, ntugashaka amafaranga ya forode. Imana imbwira forode igeze ubwo imbwira imyanya y'abantu bafite mu nsengero batahawe n'Imana. Imbwira abashumba bafite ubushumba bwa forode. Ubu butumwa njya kubutanga kera mu nsengero aho natambukaga, rimwe bamwe bakankubita amabuye. Ubushumba bwa forode, ubupasiteri bwa forode, ubwarimu bwa forode. Imana yambwiye ngo izabitesha agaciro. Ubu butumwa hari abantu bamfasha kubwumva kuruta mwebwe. Ababwumvishe muri iyo myaka 10 itambutse 9 bamaze kubwumva bahise babona ukuntu Imana igitesha agaciro ibiforodano. Ubupasiteri utahawe n'Imana izabukwambura, ubushumba utahawe n'Imana izabukunyaga, ubwarimu utahawe n'Imana izabukunyaga. Abavuga butumwa mwihaye gufata za Bibiliya, mwigira abavuga butumwa b'abaforodano mutahamagawe n'Imana, mwabonye ngo birimo akantu mu bibitana Bibiliya. Imana ije kugukura kuri uwo murimo. Abahanuzi mwibana ubuhanuzi mugahanura mubeshya ngo ni Imana yabatumye, mukagira ubuhanuzi bw'ubuforodano. Imana izakunyaga uwo murimo. Imana izakunyaga ubudiyakoni wahawe utabuhawe n'Imana. Izakunyaga ubuperezida bwa korari ufite utarabuhawe n'Imana. Imana ije kunyaga abagore batwaye abagabo b'abandi. Nicara ngo ndi umwana muto ngo sinshaka abagabo. Mureke mbabwire, nimba hari ibintu Imana ije guhagurukira ni abagore batwaye abagabo b'abandi. Umva mama, urabe umugabo wicaranye ari Imana koko yamuguhaye. Imana arambwiye ngo abagore ba forode n'abagabo ba forode. Yarambwiye ngo subiza umugabo w'abandi hakiri kare. Nimba uzi ko hari umugore watwariye ibye, ubusubizayo wihuse kuko ibintu Imana izabakorera. Imana arambwiye ngo nzabababaza kuruta uko bambabaje, kandi ngo umubabaro nzabateza. Ngo umubabaro, reka nkubwire, umubabaro uzarenga uruhu, urenga inyama, urenga igufwa, winjire mu misokoro. Kubera kubabaza Imana dukora ibyaha nayo izatubabaza. Imana irambwira ngo umbwirire abagore batwaye abagabo b'abandi. Uti ngewe twarasezeranye. Uterega uwa mbere ntago bigeze basezerana. Ni ngewe dufitanye amasezerano. Yego nyiramwe komera cyane. Mbese uwa mbere ntibasezeranye, babyaranye umwana wa mbere batarasezeranye, babyarana uwa kabiri, babyarana uwa gatatu, bageza muri 5 batarasezeranye. Wowe utabyarana na rimwe uraje ngo uwenge twarasezeranye. Erega umugore wa mbere nta masezerano bagirana. Komera cyane. Imana arambwiye ngo wenda muzabe mwarasezeraniye mu kirere, hariya mu kirere mukaba ariho mwakoreye ubukwe mugasezerana, idarapo mbese mukarifata muri mu kirere. Aho wasezeraniye hose subiza umugore w'abandi, subiza umugabo w'abandi. Imana imbwira abagabo bafite abagore b'abaforodano. Hari abagore bazwi n'abatazwi mutunze. Irambwira ngo subiza umugore w'abandi. Imana izinjira mu kantu kose. Mureke mbabwire, ntimureba ngewe nkodesha inzu y'200,000. Ndya ibiryo kandi ndya neza. Nta kintu umutima wanjye, haleluya, wifuza ngo ukibure. Ntunze n'abana 5, ikindi nta kazi ngira. Reka nitangeho urugero. Imana izaza, haleluya, irebe superi mpinduranya, irebe amabaza agura 200,000 nambara, ireba y'inzu aho aturuka, irebe ifi, ngewe n'igifi nkaryamo na file. Urakumva? Ninjye umwijima nkarya n'inyama zisanzwe. Yego, mbese umutima wanjye ikintu wifuza Imana incira inzira nkakibona. Izazireba abana 5 Minerval aho zituruka, izazireba abana 5 ibyo kurya aho biva. Ubwo mbese nguhaye urugero. Ubu nanjye nyine nzabisobanura. Mvuga inta y'inzu Mana urabizi aturuka. Mana ya super yanyuza, ya bazowite yanyuza. Izi detail izazikubaza. Mama izakubaza ikigutunze. Nimba rero yaguciriye inzira ngari nk'iyo yaciriye Abisiraheli bambuka inyanja.
izareba nimba ariyo yaguciriye inzira ukabona igishoro, mana we izareba imyenda wambara uhinduranya, izareba amatelefone dutunze, izareba amazu dutahamo, izareba aho twagiye gucururiza, izareba tujya mu Bushinwa uko byagenze, izareba ibyo tujya mu Dubayi, izareba ukuntu twitwara mu mamodoka yacu aho yaturutse, izatureba idukontorore, buri wese azerekana icyo atunze naho cyaturutse. Mutagira ngo Imana ntireba. Erega izasaka forode, ugira ngo si Imana ntituzi? Irabizi ko hari abagore barya ari uko batunzwe n'abandi bagabo mu buryo butemewe. Irabizi ko hari abantu babesikoro. Irabizi ko hari abantu besikoroka bakishyura amazu babamo. Umva mwabahanuzi mwe. Irabizi nimba ari kwishyurira inzu cyangwa iyo ukwezi kwageze ujya kubwira abantu ngo iragutumye kandi itagutumye. Iyo congo waguze niyo pantaro iza amafaranga wabiguzemo aho yaturutse. Nimba ari Uwiteka wakuramburiye ikiganza cyangwa wareskorotse, dore ko mwateye muri abesikoro benshi, Imana irabizi. Forode, abantu benshi batunze ibintu bya forode. Abantu bafite amaprovisoire ya forode, bakagira amaperime ya forode. Ese mwibwira ko ibintu leta yanga Imana ariyo izabikunda? Ubwo bucakura n'ubukeca no gupfundikanya n'ubucabubiranya n'ubugegezi leta higa abantu ikabakatira ikabafunga, murareba mugasanga Imana niyo yakira abantu nkamwe. Imana irashaka kutunga ikintu kirimo ubuhamya. Umuntu akorera provisoire rimwe kabiri gatatu agahita agira igisirana ati ngewe mumbwira aho nanyura, kandi ari umukirisitu agatunga ibintu birimo uburiganya. Nese nimba ufite provisoire uvuga ngo niyo wakoreye kandi nawe uzi ko utayikoreye, ubwo urumva atari ubugegezi? Iyo ni forode, nta nijuru wajya. Nimba ufite perime uzi ko nawe utigeze uyikorera, wagiye gukora ari mawonesho ugatanga amafaranga uti bisi nabivamo, uri umukirisitu, ukajya uyerekana ngo ngewe mfite perime yanjye, yawe wayikoreye he? Murumva atari ubugegezi? Ugomba gutunga ibintu byawe, ugomba gutunga diplome yawe. Abantu benshi bafite za diplome batigeze bakorera amanota, bagiye babona mu buryo butandukanye. Waba inshuti na profe nyine akakwaranja ku manota. Iyo diplome ufite utakoreye, menya ngo Imana yifata nk'idahari. Ntunayishakiraho akazi, uzakomeze wiyeranje unatanga avance. Gushakira akazi kuri iyo diplome ihumanye nta kintu bivuze. Niyo mpamvu muzajya we nagiye ku kazi nakavuyemo Satani yangerageje, ujye ureba n'ibyo wagashakiyeho. Imana ibafashe. Ntago leta izarwanya forode ngo Imana abe ariyo yakira forode. Mugire diplome mwakoreye, mugire perime mwakoreye, mugire provisoire mwakoreye, mutunga ibintu byanyu birimo ubuhamya. Ikindi nshaka gusobanura kuri buriya butumwa, usibye ko nzabusobanura aribwo ndi gutanga bwonyine, buriya butumwa bwitwa ngo ubufindo mu bubatse. Umugabo ararira muri baze n'umugore akarira muri supurano. Umugabo ntiyemera amakosa n'umugore ntiyemera amakosa. Bajya kwa mushumba bombi cyangwa pasiteri bagiye kumuregera, umwe akarira n'undi akarira, pasiteri akabura umwanzuro w'icyo gukora. Hanyuma se amarira yo muri baze n'amarira yo muri supurano we wabasha kuyavangura gute, usibye Imana irebera hose icyarimwe? Uburyo Imana yambwiye ngo izafata abagore ibaha abandi bagabo, ifata abagabo ibaha abandi bagore, ni abagabo bananiranye n'abagore bananiranye. Kubera iki? Imana niyo iguhaye amafaranga ukayapfusha ubusa, irayatumura ukayabura. Niyo iguhaye imirimo ukayipfusha ubusa, irakunyaga. Niyo iguhaye, umva, Imana ikintu cyayiturutse mu kiganza ikakiguha, ukagipfusha ubusa, ukagitesha agaciro, irakunyaga. Uwo mugore rero uzakomeza kugira itorosho ukamwihanagurizaho, izamukunyaga imuha undi mugabo.
kandi uwo mugabo nawe uzatesha agaciro kandi yaramuguhaye umubabaye, izamukunyaga imuha undi mugore. Mureke mbabwire, hari igihe umuntu ashaka gutekereza ngo Imana izabigenza gute. Wese nyine ntubyumva, wese ntubyumva uko izabigenza. Izakujyana aho abandi bajya. Nzabibasobanurira mu kiganiro mu buryo burambuye, mbahe n'urugero Imana yampaye n'ijambo yamaye ryo muri Bibiliya. None se urumva izamumuha wowe ugihari? Ntabwo uzaba ugihari mama, ntabwo uzaba ugihari. Niyo mpamvu ufata umwanzuro. Ntabwo ushaka kubitindaho muri iki kiganiro, ntabwo ari bwo butumwa, ahubwo nabwo muzabwumva. Nzabuvuga mbabwire n'ijambo Imana yampaye ryo muri Bibiliya, mu rugero rwo kuri Abigayili. Imana rero nibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha kandi bafashe kumva ubutumwa, muhinduke kandi munahindukire, kuko Imana irababaye kandi izafata umwanzuro wa kigabo. Dusenge Imana kugira ngo ibafashe. Imana ni kubabare, ngiye gusabira Imana imbabazi kandi guhe n'imbaraga no gufata umwanzuro. Imana nyiribihe, ngushimiye ubutumwa wampaye kandi ko unshoboje no kubusohoza, buherekeze bugere aho ushaka ko bugera, hanyuma bukore icyo ushaka ko gikorwa. Imbaraga, umwuka ukomeye ubuherekeze, kandi abantu bahinduka ubahindukirire. Abagukomangira ku bw'ubu butumwa ubakingurire, abagushaka ku bw'ubu butumwa bakubone. Mana, imbabazi zawe zibatwikire nk'umwambaro uturuka ku mutwe ukagera ku birenge, uzibazigamire, ubeze ubatunganye, ubakureho icyasha n'icyago, ubarinde Mwami. Imbabazi zawe zibabere nyinshi kugira ngo utazabaramburiraho ukuboko ko kubanyaga, kuko ndabizi neza kuje kunyaga abantu bafite ibiforodano. Uzabanyaga ubutunzi, uzabanyaga imirima, uzabanyaga amaperime, uzabanyaga n'abayafite abapfira ubusa, uzabanyaga amadiplome n'abayafite bayapfane, uzabanyaga abagabo, uzabanyaga abagore, uzabanyaga akazi. Ndabizi ko uzabanyaga kuko umaze kubatumaho. Nibatumvira uzabanyaga, ariko ndakwinginze ubagirire imbabazi. Mbasabiye imbabazi kandi imbabazi zawe zibagereho mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma mbifurije amahirwe masa yo gutunga ibintu bitarimo forode. Imana y'amahoro ibaha umugisha, mukomeze gusangiza ubu butumwa, mubuha abandi nabo babohoke. Fasha kubwiriza, ariko fasha kubwiriza ibi bintu ubonye, ugira ubiha, ugira bubyereka bamwe batagira touch, ubibereke bagusuye, ushyire kuri flash, wereke abantu babohoke. Nawe umfashe kwamamaza buno butumwa bugere kure. Mukomeze muduhe inama.